Ndagusuje ubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero reka turebere hamwe Yanzu ndende mu gihugu cy'u Rwanda. Ino nzu dukunda kuyibabwira, ayibona imaje kuba hari inzu nyinshi zari zisanzwe ari ndende, yamaje gusumba cyane, ariko kugeza ubu ngubu ikaba imaje kuzisumba, ariko ikaba ikirimo inubakwa kuko ntabwo izagarukira aha. Wirebeye urabona ko rwose yarazisumbye, urabireba neza ko yamajije kuzisumba pe. Iyi nzu rero ni inzu igomba kuba ifite etaje zigera muri 25. Kugeza ubu ngubu rero bakaba bamaje kugera kuri etaje ya 20. Ni kuri etaje ya 20 akaba ariho bamajije kugera kugeza ubu ngubu. Ni inzu ba nyiri kuyubaka cyangwa se ba nyirayo batangaza ko mu 2026 mu kwezi kwa munani izaba yaruzuye, abantu barayitashye ndetse n'ibara yaratangiye gukorerwamo. Akaba ari n'inzu twakunze kubabwira ko ni inzu izaba ikorerwamo n'ibigo by'imari n'ubucuruzi. Akaba ari n'inzu izaba irimo amazu yo guturamo ndetse harimo na hoteli. Ibi byose bikaba bizaba bikorera muri ino nzu kuko yubatswe mu buryo bw'inzu ebyiri, imwe ku rundi ruhande n'indi ku rundi. Iyi nzu rero akaba nayo yaraje ije kugira byinshi ikemura, yaba ari ibyo bigo bikabona aho bikorera, ariko ikaba ari n'igikorwa remezo kigomba kuzaba kigaragaza no mugi mu yindi shusho. Zaba igaragara mu yindi shusho kabisa, nkuko n'ibindi bikorwa kugenda bivugurura, nka gare ya Nyabugogo nayo bivugwa ko bagomba kwita bayivugurura, nayo ikaba nini cyane ndetse ikajya ku rundi rwego. N'ubundi nubwo ari isanzwe ari gare mpuzamahanga, ariko ikazaba ari gare yubatswe ngo bigendanye n'igihe. Dore ko ubusanzwe iyo ugezemo usanga harimo umubyigano mwinshi cyane w'amamodoka ashaka gusohoka n'ayinjira, ariko bikaba bizakemurwa bikakurwaho, hakabasha kubaho gare igendanye n'igihe. Urabona ko rero ino nzu niramuka imajije kuzura nk'uko babiteganya, azaba ari inzu izaba ifite ubundi bwiza izongera hano mu mujyi, dore ko hari hasanzwe n'aya magorofa maremare nayo uba ubona ateye amabengeza kuyitegereza, uyareba wayarebera hafi cyangwa se kure. Nayo rero ikaba izongera ubwiza bw'umujyi, dore ko azaba ari cyo gikorwa remezo cy'inyubako ndende izaba isumba izindi zose hano mu gihugu cy'u Rwanda.